Turagarutse rero n'umukire w'umumiliyoneri, turagarutse ibintu uko turimo kugenda tubibona, turimo kubona yuko burya ibintu birimo abantu benshi, si hariya gusa, si uwitwa Shafi gusa, harimo abantu benshi batarimo kwifuza yuko umuryango wa Alice ndetse n'urukundo rwa Cedric rwaba amahoro. Turimo kugenda tubibona gake gake, tugenda dusobanukirwa pole pole. Rero twaje kubona, murabizi ko ubushize uwitwa Shalomo yahamagaye uwitwa Aria mu ijwi ryabo Aria yatumaga, amubwira yuko agomba kuza, ko bafashe uwitwa Alice kandi bagomba kumwica ari uko ahageze. Aria rero yamusabye icyo bita location, ahantu baba bari, undi amubwira ati ntarebe ndayiguha. Rero twaje kubona Aria aza kuri iyo location bari bamuhaye, arangije arahamagara telefone ariko ntibayifataga. Shalomo rero amuturutse inyuma, undi amubonye arikanga agira ngo ni umuzimu, aravuga ati wowe narakwishe. Ati barambwiye ko wapfuye. Undi aravuga ati yego rero wari uzi ko napfuye. Ati ubu rero njye nawe tugiye guhangana. Yamufasha amutera uwakajwiga. Shalomo witwa Aria aterwa uwakajwiga, aramuniga bimwe by'intangarugero, aramuniga cyane ku buryo nyine ewantu witwa Aria yabifatiyemo isomo rikomeye cyane. Arangije amubwira ati rero ndakubaza ibibazo bibiri, nutabinsubiza ndakwica kandi nkwice nabi nk'uko namwe mwari mugiye kunyica. Ati ndagukorera ibintu ku buryo Satani ari buzamuke agafata isomo. Ati ndagukorera ibintu ku buryo Satani ari buzamuke agafata isomo y'ukuntu ubugome bukorwa. Aho ngaho rero twavuye tangije twibonera witwa nako telefone yahise isona. Gihozo yarahamagaye witwa Shalomo. Arangije Gihozo aramubwira ati rero bya bintu byakomeje kugorana kuko abayobozi barimo kumbaza nyine neza waba waranabaye kugira ngo bafate bariya bicanyi. Undi aramubwira ati rero ikintu ugomba gukora, ugomba kubabwira yuko utigeze umbona, nyine utigeze umbona uko byagenze. Nyine ushaka uburyo ubabwire yuko utigeze ubona umuntu wagutabaye. Ndamubwira ati yego nanjye niko nababwiye yuko nigeze mbona umuntu wanabaye. Ati yego rero ukomeze unabivuge gutyo, kuko aka kanya ntabwo ngiye bahita bantekereza, kuko ngiye bazi yuko napfuye, kuko raporo zavuye kwa muganga zerekana yuko napfuye, njye nta n'uwantekereza. Ati rero bitekereza gutyo, ati nanjye ndacyarimo guhangana. Ati aka kanya n'umuntu wabatumye ndamuzi, mu kanya umuntu wabatumye ndamufite, ubu nawe ari mu maboko yanjye. Undi amubwira ati ari mu maboko yawe, ati wareka se nkaza nkamureba. Ati oya, bwe banza ukemure ibyo ngibyo. Kandi yavugaga izina Aria, n'ubundi uno Gihozo yari guhita amumenya. Aho ngaho twavuye tangiye twigarukira kuri Trisha n'uwitwa Pucuri, umukozi mushyashya. Yari arimo kumusobanurira rero ku by'akazi, yuko agomba kwisanga nta kibazo. Undi agira amatsiko yo kumubwira ati ariko hari umukobwa ejo wavuze yuko tujya gusa. Ati rero nkeneye yuko uwo mukobwa yitwa Kami. Nawe ati se yagiye? Ati Kami ntawuhari. Ati yari mushiki wa bosi, ubona yitanga ibintu nk'ibyo ngibyo, amuvuga neza rwose. Ibyo ngibyo ntabwo tubitindaho. Ndamubaza ibintu byinshi, ariko aramubwira ati yarapfuye, ariko ntiyamubwira yuko yaba yarishwe. Aho ngaho twavuye twigarukira kwitwa Gihozo. Yari ari kumwe na Raki nyine arimo kumubaza amakuru. Ese bimeze bite? Tubwire by'uriya muntu wagutabaye, ntabwo wamubonye. Undi yabihakanye, aravuga yuko atigeze amubona. Ntabwo njye nigeze mubona, arabihakana cyane kugira ngo hato hatagira amakuru ajya hanze ya Shalomo, bigatuma cyane ko Shalomo amubwira ati njyewe reka ngomba kurangiza bino bintu,
ngewe nimba ari ukwijyana kuri polisi nzahijyana, ariko ngewe narangije ibintu byanjye. Aho ngaho rero twavuye turangije tuza twibonera uwitwa Alice ndetse n'umukunzi we Cedric rero yari agiye gusohokana umukunzi we, arimo kumubwira ati igihe kirageze yuko ntangira kugusohokana ukazajya nawe uva mu rugo ukagenda nyine tukajya kuganira n'ahandi hantu, nkakubwira amagambo meza y'urukundo aryoheye amatwi, kandi nanjye ukayambwira nyine tukabwirana amagambo meza, kandi nta kibazo. Undi yagize ikibazo cy'uko akazi karimo, ndavuga ati icyo nicyo cyiza cyo kuba nikorera, ndi bosi isaha n'isaha, nkora akazi cyangwa nkaba nkaretse abakozi banjye bagakora. Ati rero itunganye neza, dusohoke tujye kureba ukuntu hano hanze bimeze cyangwa byifashe. Twaje kubona rero uwitwa Aria arimo amerewe nabi, yaziritswe n'uwitwa Sharomo, yamuziritse arimo kumubwira ati ugomba kumbwira abantu bagutumye, tugomba kumbwira abantu bagutumye cyangwa nkagukatamo uduce ubimenye ko ugomba kumbwira abantu bagutumye. Ibyo bintu bishyire mu mutwe wawe. Arangije tuza kubona uwitwa Shafi avugira kuri telefone avugana n'umuntu bisa nkaho ari we ubatuma, amubwira ati rwose icyo ngiye gukora ngiye kujya kwigira inshuti na Paparise, ngomba kujya kwigira inshuti na Paparise, akanyizera akangira umuntu we wa hafi, nibwo turi bubashe gukora gahunda yanjye, kandi urabizi yuko nta kintu na kimwe kijya kimvana. Twaje kubona witwa Aria akomeza gutotezwa, arangije ahita abwira mu bwishongozi bwinshi, ahita abwira uwitwa Sharoma, amubwira ati wowe iyi gahunda ntabwo uyizi, gahunda twayipanze kuva kera. Ati rero wowe urimo kuza utwivangira muri gahunda, ati ahubwo umenye yuko kuwukura mu nzira ari ibintu byoroshye. Arangije amucira no mu maso, mu gihe Sharoma arimo kumubwira ati uriya muryango wo kwa Lisa, wo kwa Cedric, ati ngewe ndi umurinzi wabo. Aka kanya Sharoma urimo gusa nkaho arimo kurinda, noneho arimo kwitwara neza. Ariko se aba bantu uwitwa Aria yavuze ni gatiki, ni bande ko byakomeye? Ni bande babiri inyuma? Witwa Aria nimba arimo hano ari buharenga ko yanavuze ati wanyica utanyica, atumenye yuko nawe kukuvana mu nzira hari akantu toto. Ese biraza kubakundira, biraza gukunda ko Sharomo noneho bamuvana mu nzira? Ese bano bantu bo ni bande barimo gutuma? Twaje guhita tubona witwa Lucky abwira Tricia yuko bamaze kubona abantu bishe Kami. Ese biraza kugenda bite? Ciao mukomeze mugire ibihe byiza, mbibutsa gukanda subscribe na comment hafi aho ngaho na like. Ciao mukomeze mugire ibihe byiza.